very soon I will release it. Amakuru mfite nuko ngo nshuti ngo ashobora kuba kurusha kuririmba nubwo wowe ubyiyumva. Byashoboka, you never know, but I trust myself. Ubyumva Nagerageza. wagerageza ntabwo yizeye kuba yandushe umva ko yagerageza. Ubu koko nta hantu namwe amurusha niyo mwajya mu ikanisa yatera chorus agakwemeza. Si cyane ntabwo yandusha abana. Iyo talent ndayifite yo mu rusengero. Akora ku rusengero arayizi. Aramutse habayeho gutanga impano y'abantu bazi gutera chorus neza. Na Fisito muri rusange ninde wazi imbere? Uzikona nabatijwe atabatijwe. Nshuti ntabwo ari wajya mu mazi. Wana sinakubesha ariko nanjye ndi hafi. Ako nge nararangiye. Ntabwo urabatizwa. Nabona urusengero mwiriye kujyamo. None se ikintu numvise nuko ngo abantu batinya kubatizwa ari abantu batinya amazi. Badakaraba. Ngo yicuze neza gusanga ni wabo batoga. Sininya amazi. Ariko umuntu aba agifite ibyaha byinshi ntabwo yaje kubatizwa agikora ibindi. Nimbona ndambiwe ibyaha nzabatizwa byose birenze icyarimwe ariko nk'abanga ngarabatijwe andusha n'ibyaha biriya byaranavuyeho kongeraho ibindi andusha. Apana Fisito ufite ibyaha. Reka. Barakuzi. Mwana w'Imana. Barakuzi. N'abapasiteri barakuzi. Kandi wasanga ari wowe muntu nkamwe noneho abantu b'abahanzi biyumvamo utuntu tw'udutare nibo babandi barya ibyana by'abapasiteri ku bwinshi. Vugisha ukuri kutari wateretaho n'umwana wa pasiteri wenda rimwe cyangwa ukaba warabigerageje afite babiri cyangwa bakagutereta baheretse afite babiri inshuti Shuwa mumpere mikoro mumpere mikoro mumpere mikoro nshuti turayivuga nshuti navuga izina ariko nakubye rusengero basengeraho ariko arabafite babiri none ubwo urumva Fisito nshuti atakurusha ubukristo cyane navuge vuga reka tuvuge ko ijuru rije nona cyangwa rifunguye ngo mwinjire ninde waje muri mwebwe babiri ari Fisito wabatijwe na nshuti utarabatizwa cyane ngiye wagenda ibyambona ko imbere yanjye arandushe amubye nka kabiri ijuru ntabwo uzarije mutarabatijwe urumva nsigaye ntabwo yagenda ubwo mbese ababatijwe nibo bazajya mu kandi iyo wabatijwe Imana ikumva iyo usabye imbabazi Imana ikumva vuba kurusha umuntu utarabatijwe so ndaheza kurenza nubwo yaba ari dore ko twa turi ahantu habi at least I'm bad but he is worse ubwo nshuti baracyariho ku isi isi kuzimu none ubwo ni nk'ibihe bintu mu by'ukuri havuyemo kubatizwa iyo umuntu yabatijwe aba afite kugerekaho n'ibikorwa mu by'ukuri ni nk'ibihe bikorwa ukora cyangwa wakoze wumva ko Imana yavuga ngo Fisito ndamutwaye nshuti ndamuretse ntagatura ntabwo agira gute nta nubwo atura wanabaza ndatura ndakunda kunda bagenzi bawe nk'uko wikunda badutere mikoro kunda bagenzi bawe nk'uko wikunda nshuti wowe nta sheri ufite ntawe ndasenga ko mbona umenya ko kudakunda njye ndakunda ariko hari gukunda no gukunda ndakunda nkanakunda arakunda hanyuma se Fisito warakunda gusa we ntabwo akundwa nawe ufite sheri mu biki ukuntu niwe umenya nangiye kumva itandukaniro ry'umuntu wabatijwe n'utarabatijwe abantu babatijwe barakunda bagira n'abasheri bako kandi batarabatijwe barakundwa ariko ntago bakunda ugize umwaka yakunda mugenzi we nk'uko yikunda ugize umwaka uyu nguyu hari akunda igitsina gore ntabwo igitsina gabo si undi igitsina gore
sinkunda n'igitsina gabo uri kubivanga ari ugukunda muri gushaka kugira ute muri gushaka kuzanamo muri aranditse ati kunda mugenzi wawe nkuko ukunda nubwo nazi umurongo ariko nzi ko tu harimo uyu nguyu nta nakumva ariko rero kababwira nubwo tubikonfuse akunda umwana wa pastor nakukunda umwana wa pastor nawe imana yakujyana umwana wa pastor ubwo imana yabikujyana nkunda pastor ariko ntakunda umwana we nkunda pastor n'umugore we mumpere mikoro akunda pastor ni urwo rwego ugezeho wikundira umugore wa pastor ntagakunda abana ukanga abana kubera iki byibuze uretse gato bazavuga buretse byibuze ahubwo wikundiye umwana wa pastor aho gukunda umugore wa pastor uza usanga cyane umwana wamukunda cyane umwana wa pastor umva umwana wa pastor nk'umuntu ntabwo umuntu yibyara cyangwa umwana wa pastor ari ingegera ariko nyina yitora niwe mugenzi w'abagaba abwarabatijwe ariko araturusha ibyaha twebwe twabatijwe ugahitamo gutereta ugahitamo kwifatira nyina muri kubyumva nabi uretse nkubaze ari umugore wa pastor n'umwana wa pastor kandi wibuke imana avuga ngo kunda mugenzi wawe ngo wikunda wahitamo kwikundira umumama umugore wa pastor bose umugore n'umwana na nyina na se ubu turya abana tukarya na ba nyina ubwo kandi muri dukaze ubu turya abana tukarya na ba nyina mutangiye kuvuga nyine ukunda abana na ba nyina umwana na nyina ariko ntacyo bitwaye ubundi nuko tubikonfuzinga nase kutarushaho nase uretse kwigira aba interpreter cyangwa se abasobanuzi imana yavuze ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda yigeze isobanura urwo rukundo mugomba kubakunda si byose bazuye ngo abatijwe asanga barabimutoje ngo nimukabakunde ngo ariko nuko abantu baba bafite bad understandings but Imana navuze kunda mugenzi wawe kugira ute nkuko wikunda ntabwo yavuze ngo ugiye kwangiriza umwana w'abandi gukora umuco mibi ugira ute icyo wiyifuriza nawe ukimwifuriza narabatijwe ntabwo ariko cyari muri ubu buzungezunge bw'aba peti ese amubaze nk'iyo ugiye gukunda umuntu ugendera ku ki gukunda umuntu sinavuga ngo ugendera kuri iki kubera ko se kanze nkubaze nayo akabazo gato wabaye kundira for example kundira umuntu kubaseka neza aba yavuyemo amenyo waba ukimukunda namukatira sinkubeshye umukundira agashepo ke keza kubera ko afite mu nda zero tayi namara gutwita akarya isombe akabyibuha bizagenda gute kereka rya muteye kereka ryo hereza nshuti bikorera abaza kanze nkubaze umukundira fesi akoze accident akagira ibikubu mu maso waba ukimukunda tuvugisha ukuri wowe wamwihanganira nje namukatira umuntu umukunda kuko umukunze ntabwo ari kumukunda kubera ko afite kiriya iki ubwo kugize ute umukunze none ubwo tuvugisha ukuri ngo uyikunze umuntu uba umukunze ku buryo niyo yakora accident agahishimuka isura nta kundi wabigenza icyo gihe azakora accident nshobora no kumwanga nkuko namukunze kumva yandaye ntakarura nkuko urukundo rwiza nyine urwango rushobora kwizana anti abahanzi ubundi nta muhanzi w'umukristo ubaho reka hereza Fisto wumve hereza inshuti wowe ubizi ute ku bijyanye n'abahanzi n'ibintu n'uburayi ndaya mbaya sana uriko ibintu yarako harabihanye n'ibintu byo Kristo tuvugisha ukuri ahubwo reka agataye banzumve mwana wabatijwe umva ibintu by'abari mu agataye ngo gasura smile ibintu nibi mwana pastor ngo nyaje mumbarize niba zinyashe ubaze iki mumbarize niba zinyashe yashimye ibikubundi umwana wabatijwe sinzi nyashirika umva kandi kukiru akanye kwigira umwana naho abahungu bagira ubundi baravuga ngo niba ugiye kubwiriza umuntu sibyo
ugiye kubwiriza umuntu wenda mubwire ngo reka inzoga, uba ugomba kubanza ugasoma ku iyo nzoga ikagukubita kugira ngo wumve koko ikintu ugiye kubuza umuntu niba koko ari kibi. Ndumva mu rusengero bavuga ngo wahoga kudasinda, ubwo nawe nguyu nakaraya gake ijambo araricuritse kikwereka abana ntabwo nk'umwe ntagaze bibiri ngo mwaho gake udasinda ni mwe gake kubw'inda yakunaniye. Ubwo iyo ubeho gake inda iba yarakunaniye. ubwo rero nyine Imana yari ishaka kubuza abantu inzoga ariko igira utera avuga ati ntabwo inda yabo nini ibona bitavamo inda bananiye asika nze mbemereyeho gake. ubundi ni iki gikura abantu ku nzoga ubundi cya nyacyo koko mu by'ukuri? Igikura abantu ku nzoga zeze nk'amafaranga. Kubera ko njye mbona abantu benshi banywa inzoga ashobora kuza ati ndakirirwe nangwa se inzoga ndaziretse. kuvuga abajene benshi hanze for some period of time ugasanga aziretse nk'amezi nk'abiri akongera akagaruka akanywaho noneho cyane so akongera akazireka kongera twakuriza kuko kundi usanga amafaranga muri cyumweru uraryoshye ejo wagaruka ejo agashira wongera ukayabona ukagira ute ukongera ukaryoherwa ugatwika kuba bimeze so abava ku nzoga n'umugisha w'Imana n'amahirwe ko umuntu yazivuye ariko ntabwo umuntu widisayidingira kuva ku nzoga kose benshi zarabanyene kuziba bana mugenzi wanjye anga aba yambaye filime mutari amaso ye azakaba yataye bakara umujyama ashaka kumenyera kwanza amaso yanjye rebe naye pe mu mafaranga ushaka kumenyera kabisa uzi kuri nake ongera ukure turebe ongera ukure turebe ibyo tubireke uyu mupeti ashaka kumenyera ubwo ashaka kuvuga ko nk'uyu inzoga ariko se abanza areba ikintu ishati nambaye abone kuvuga gutyo we ashobora kuba yatekereje ko mu byaha ukora bituma utabatizwa harimo kuba unywa inzoga. Kunywa inzoga nicyo cyaha cya mbere cyoroshye gukora rero kandi kinaryoha wowe icy'uburaya se ukivuga iki uburaya ni yanjye muri aka kanya Kristo ushinzwe uburaya arabushinzwe inzoga ntabwo ushingiye none so ushingiye uburaya koze ntago nigurire sinigurire kandi baravuga ngo nta mugabo w'indaya nta mugabo w'indaya nabonye we nabonye ndi kwigurisha cyane tubwiza ukuri sasa tubwiza ukuri aya makaritiye ni ndambuze inshuti tubwiza indaya ziramenya umva inshuti indaya ziramenya niba ndi indaya akaba kuzi wabyumvishe ntago narenda gusubiramo mumere mikoro inshuti kankwibarize mu bintu ariko ubundi turetse kuba wenda utarabatijwe utari wabatizwa ibyo tubishyize ku ruhande waba warigeze ujya gusenga wenda cyangwa ukajya ku rusengero waba warigeze ugira idini nyine ugagisenga rimwe wenda byagera ukabivamo bro njye ndasenga ndabuze ndasenga buri isabato ndasenga ariko abazungu yasenga kangahe mu mwaka kuri noheli ahubwo nsenga kangahe mu cyumweru ni kangahe mu cyumweru ejo navuye ku rusengero ejo twanakoze inama y'urubyiruko maze azi ugiye mu nama koko cyangwa ugiye kwirebera ibyana abakurikiye ibyana nawe urabibona ba pateri no gukora umunsi usanga ariho abandi agenda mu rusengero yabonye umwana umutereka ndasenga wasanga kuva yatangira gusenga amaze guhindura urusengero 8 umenye ko aribo bakobwa akurikirana none inshuti iyo ugiye ku rusengero nyine mbwe buri wa gatandatu buri wa ajya mu wito wa karindwi buriya ku isabato iyo ugiyeyo mu rwita urusengero namwe cyangwa mwika gusa nk'izi iyo ugiye ku ikanisa cyangwa se ku rusengero rwanyu uba ugiye gukora iki mu by'ukuri bya nyabyo utatubeshye ngiye gusenga kuko nyewe urusengero rusengeramo kuko uba ugiye gusenga abakobwa bariye urwumva hari abakobwa akaba y'abahungu urusengero nabasanzemo ababyeyi banjye nanjye nkomereza bukeye mu gitondo
umuryango wawe ukarekeraho gusenga, wowe wakomeza ugasenga? Njye nakomeza ngasenga ngakurikirana Imana. Bukeye mu gitondo ugasanga ku rusengero nta bakobwa bakijyayo, wakomeza ugasenga? Nakomeza, hari abandi bantu nareba. Okay. Kereka uko yavuze ari umugore wa pastor yajyayo. Yavuze ko akunda umugore. Peti nubwo natajyayo. Ikiza ariyo umwuka wera. Njye najyayo. Ari uri umugore wa pastor. None Peti ngiye kumenyera. Ariko kumva inda yambaye we. Mwe nabone yarabatizwa. none se kuba wenda utarabatizwa ni ibyaha byawe gusa bituma utabatizwa nyine wumva utarisubiraho gusa cyangwa wenda hari ibindi bintu ubona ku rusengero ni ibiki bigusetsa bikanagutangaza ku rusengero cyangwa mu ikanisa ukumva biragutangaje pe, cyangwa mu bantu musengana nyine mu ikanisa imwe ni ibiki ubabonaho ukumva mbese biratangaje biranasekeje, cyangwa se mbese ukabona bari kugukorera komedi kabisa? Bari kugukorera komedi mu buhe buryo? Kunsetsa, bari kwica amategeko y'Imana. Nyine ukabona bari kwica amategeko y'Imana, cyangwa ukabona birasekeje, cyangwa ukabona ntabwo byari bikwiye, cyangwa bikagutangaza. Urabona nkanjye ikintu cyankuye mu idini, ikintu cyankuye mu gusenga, urumva Mr. Sana afite ikibazo. Nanjye nse nk'iki. Njye ikintu cyankuye mu gusenga, sibyo? Nta njyewe kimbabaza nko gusanga pastor ari kumbwira ngo ndeke inzoga, nkamubona pastor yasubiza. Kwanza ngenze n'umupasiteri ucuruza inzoga. Aho ngaho. Icyo nta kibazo. Ngewe hari ahantu twabro urumva. Pastor agurisha urusengero. Agurisha ibara. Turigesti. None zo kumva. Ibintu ngono ni business. Urusengero arugurisha baruguramo ibara. Yego, mu cyumweru abantu bajya gusenga asanga indongo, byeri, asanga n'ibyana biri kumansura nabike. Kaza na bibiri kinjiro uri kugwa mu kabasiri. Narogi zirimo. Ariko nanjye pe. Nanjye mbaye mfite mwe kuri ka mikoro. Nanjye mbaye ndi umupasta amfite ubukene. Abona umuntu amafaranga mu rusengero narusha. Kubera ko ubundi urusengero ntacyo ruvuze ku Mana. Urusengero ruzima, urusengero rwera n'umutima w'umuntu. Rero nk'icyo kizu kubona bagwa amafaranga nta kibazo. Wajya ubwira n'abantu ngo muzana amaturo pastor yirira n'ubundi hari ubwo babona Imana yaje kwakira amaturo yo ku isi bagasakuza ngo pastor yirira kandi nyamara none se pastor yashirahe umbwira usa amaturo duturage kuva natura amafaranga ntuye ajya asabira ntibayirira bamuganira niyo pastor ataba yarya ariko ntabwo abura moto kwaje barayikocorera n'ubundi. None si nk'uyu gutongana cyane atura rimwe mu mwaka niba afite imyaka 10 mutwara ni 5,000 n'ibihumbi 4 mu mwaka wose. Wa mugani amafaranga menshi, reka duhere kuri inshuti, amafaranga menshi cyangwa se ikintu wigeze utura bro reka magana 2 akantu nazibagirwa aravuga ngo arya bro wambwiye ngo iki cyagiye aravuga ngo mama we yamuhaye 500 agavuye 300 andi 200 arayari. Umva bro reka nkubyize ukuri ni Alex amafaranga natuyeho menshi hari ugutura no kwitanga. Oya yose tuyabarire hamwe, wenda byose tubibarire hamwe. Wanitanze nitanga aho nitanga nk'umutwaro w'amaganda. Oya ayo witanze menshi ni umutwaro. None se witanze umutwaro, unitanze umutwaro nari narenze aho ayo ngayo 10,000 by'amaganda, ubwo ni 3,000 by'amanyarwanda. Bazo nguyu nimba ari menshi ni 2000 kandi naza akazinyaga nitanze 5 ngo 7 twe turitanga cyane bavuze ikintu rimwe ubwo ni 7 nawe urukumva na mu rutari abatizwe ariko ntago wayatanze, warayitanze ntago wayatanze wabwiye ko uzayabaha urabanye nacyagiye mama we yakugutuka ngo amafaranga y'inani y'urusengero. Ibyo byose biva mu kutabatizwa. Ntabwo atiye kwiga umwatizo
ati ndacyari gukora ibyaha ndacyari kwiba amafaranga y'amaturo amafaranga y'amaturo ndacyari saving ubwo bivuze ngo nshuti kubera impamvu atabatizwa ni amaturo aracyari amaturo atanga ntabwo Imana iramwakira niyo aracyari kurya amaturo yo mama ariko uzakugaruka bro cyangwa iyo muteti kuvuga bifate seriye ukari kigeze ni nk'inamico urabona bifate seriye ingwi n'amasa baseriye kumubonanga avuye kurya school fees baramwirukanye none twaba turi hanze kubera iki twese ahubwo mubaze ngo we kubera icyo ari hanze buriya we yakoze ntabwo twari twafatisha neza ariko bro uyu mwana amafaranga yazanye twari ibisheke ku ishuri tuyagura popcorns nk'ibyo nyine nta mubyeyi areka inshuti mbi z'inyungu za kurya ntabwo ubwenge umuntu wagize ubwenge bwo kubatuzwa unanirwa kwishyura school fees uri kuyiga ntabwo ngenge muri school fees ese ko nzahindura ikigo ntabwo umva icyo yizeye inshuti ubwo mu gitondo banze kuguha amafaranga yo kujya gutura ku rusengero ubwo twakumvishe wowe ujya ku rusengero ugatinga saving baguha 500 kuraho desi baguha 1000 truwasi ugasigara desi baguha 1000 ukuraho 800 usitanga tura desi ntabwo agerenza desi bivuze ngo rero gena ariko bro iyo ayo maturo 200 ya buri wiki katuvuga arota 1000 mu mwaka cyande Vistatura rimwe mu mwaka ubwo imyaka 14 bitukajire tubona 14 toto y'umutwaro umwe n'igice ariko ngiye ufashe desha tubare umutwaro umwe n'igice ku mwaka banza ufate wiki banza ufate wiki ninde uzibibare neza ngo adufashe banza ufate wiki ubwo irabari magana desa ya buri wiki irabari 800 tayimuzi toro kuba 12 urumva se ndamurusha mba nkurusha bro noneho numara gufata iyo 800 kuye 12 ndamurusha none niyo solution yawe 800 gukuba 10 ubwo ni 800 12 ko numva munganya ndamurusha uranganye ndamurusha 800 10 800 je nafite umutwaro n'igice n'igihumbi bambe na bine n'ibihumbi bine noneho buretse 800 800 inshuro 10 ni 800 kongeraho amezi abiri ari byo 800 icya fata sasa imyaka umutwaro ni ubwo ni 9,000 ni nani ni mutwaro n'ibihumbi nka benga n'ibihumbi 10 ni mitwaro ubwo 9,000 na 9,600 mu mwaka uyafata nje nkaba natuye umutwaro mu mwaka mu kwezi cyangwa umutwaro na 2 mu mwaka kandi turi nuru abo igihumbi buri kwezi ni igihumbi buri mwaka numva ari hatari ari guhombya urusengero niyo mpamvu urusengero si n'abapasitori twabuze tubashira bari kuyadukuramo ariko se yarabarambiwe ubundi kuva ryari mu bakomediyani bari hano ku isi abantu bona b'abakomediyani bazajya mu ijuru abari nk'abandi ko nshuti nawe buriya mubarira mu bakomediyani ngo mutabizi nshuti yaje mu ijuru ariko hari abantu batajaga taka wewe inda yambaye nka pisto ejo aribonye nabibaza Imana wewe wahita uhinduka minisita mu ijuru nazabayobora bazangira mu mudugudu kubera ko abantu nk'abantu kubasengera cyane umwana bamuha amaturo mama we yikokoye akamuha ituro 500 agatura 200 aya nakase ngo azajye mu ndaya ariko numva ari hatari none uzi ikibazo kiriho Kristo umunsi abatizwa yakoze ibyaha 5 live murero abigereka ko munsi akibatizwa ariko nari ntangiye ubwo nari ibyaha 5 kubera ko Imana yagize uti yari yari utagiye buri bishashe byose wari wabitse barashize imyaka inga batatu 2 mbatizwe no wa gatatu ariko twaduki amazina ya 10 n'ingahe 19 ngiye nubwo maze iyo myaka ngira icyaha kimwe katuvuge icyo wambeshe mu nzoga kumva icyo wambeshe twakimubaza icyo cyaha wowe ubwo nawe azindi kunywa inzoga ni icyaha ntabwo ari icyaha ntabwo ari icyaha wacyumvishije ibyo ndi kuvuga
umva support Ize ni icyaha inshuti tubwire kunywa inzoga ni icyaha ubwo katuvuge ntukice ntugasambane ntugagira utera ibyo biri nta hantu handitse hari ibyo byose gusambana ubikuyemo n'ibyo wakoze byo bintu gusambana ntabwo nari nabikora ndimo ariko gusambana ntabwo nari nabikora ndimo ngo ndebe neza nasambanye nande wose iyo mupeti ntabwo ari seri n'imanzi nasambanye nande wose yari afite na kanyanga iyo ni kanyanga ntabwo ubona ko ari amazi amazi yanditseho umva ariko ndi kugira muri kutubonera abantu bacu basigaye babatizwa amazi yanditseho yufresh bisobanuye ntabwo mbizi kubera ko nta nzoga none se ubwo urwego rw'abantu nkanjye bazajya nkanjye ni ukuvuga ngo sindabatizwa nta n'ubwo nsenga ariko nta n'ibyaha mfite ntabwo nigeze nkora ibyaha mbese nta byaha mfite none ubwo njye nzajya kwa satani yakora ibyaha mu ijuru ntabatijwe ntajya no umupagani ikibazo cyawe ufite n'ikintu kandi urako kanogiye ko umupagani kwari kabira none se kudasenga ngira urusengero usengeramo wemere kuri uwo mukristo pagani mwana urusengero zabanza umutima wawe nyine umutima wanjye niba ari uruhe nanjye mfite urusengero umva nyine weho ikibazo cya mbere ntawe upinga imana ushatse kuvuga ikimwe none se umuntu utangiye kwigereranya kuvuga ngo njyewe ntabwo nsenga ntabwo nsenga rwose ntabwo usenga nta n'urusengero ufite mu mutima wawe ntabwo yisengera erega abapasiteri barabeshya none se barabeshya ko icyo utisengera wowe njyewe yoya njye nsenga nijoro ndi kubwira imana ngo ime kudufaranga ego ko amafaranga ubwo usenga imana amafaranga gusa wishaka amafaranga nta kindi uzapfukenya oya shaje wikabye ukora iki se njyewe ndapfukama ngasenga nyine urangije gusenga ukeka ko imana izayatereka mu cyumba cyawe aho ni hatari uzakora urusengero atirisi tutange urusengero amaturo nanjye narugurisha bakarukora kabisa reka twigire kuri talenti zacu iby'ubusambanyi bwa bafisito n'ubunywi bw'itabi n'inzoga kwa nshuti tube tubyirengagije twigire kuri talenti zacu Fisito niwe ufite mikoro reka bari we mperaho nk'umuziki cyangwa se industry y'umuziki uyibona gute ubona ishobora kugezaho umuntu w'umusore w'urubyiruko music industry yakugeza kure bitewe n'umugisha wawe imirongo yawe investments zawe umwanya ubiha yakugeza kure koza hari abajeni tuza ngaho bamaze kugafatisha maze kugukira maze kugira icyo bigezaho kubera music industry nubwo nyine hari abo bitaracamo but we still believe that nabo baba bazagira iyo bagera ariko none ko hariho abakubitwa mbese bagahera hasi ubwo noneho umuziki ukabahindura ibirara bakajya binywera itabi inzoga n'ibisi nka kuriya kwa nshuti ubundi nta kintu kibura icyiza n'ikibi urumva music industry biterwa n'uko uyigiyemo na group uyigiriyemo n'ukuntu byinjiye ese hari ukuntu umuntu yakirinda ibyo bintu kuba hari kwinshi ko iyo ugeze muri industry y'umuziki inshuro nyinshi ibyo bintu nabyo bigutanga imbere wapi njye se ibyo bintu ntabwo mbyumva koze ushobora gusanga uri nka producer wanjye unywa itabi ugashaka kubinyinjizamo umwe ati utanywa itabi ntabwo sound yagaruka yasohoka neza cyangwa unywa inzoga kugira confidence muri studio ugira ute ibyo ndetse nibyo bintu batangira bababwira ati but when you trust yourself ushobora kuvuga ati uko bigenda kandirimbo ko niba ari izo nzoga zizatuma indirimba neza bizarurire kwizera wo muntu but when you follow them nawe urumva kandi inzoga n'itabi ntabwo ari ikintu cyo kureka kanya watangiye kunywa wagize ampulisi ukaba wagira ati inzoga ukumva uririmbye neza you continue using it uvuga ati nzanywa inzoga mbere yuko nk'ubwo wayikode so babisaba it's like human decisions kwifatira ibyemezo byawe nkawe
ninde ubigukorera mu bahanzi bo ku isi bose ninde wemera mbese ukavuga uti uyu kabisa nanjye nkandagiye mu kirenge cye naba ndi gutwika wa mbere ari Pop Smoke but Pop Smoke ndabona wanamwambariye Smoke I see kuraho akaboko abafana barebe neza Pop Smoke but he did 2 years ago ariko nowadays Central City ari kubikoresha hamwe na Ish Kevin wo mu Rwanda FIFA Maker wo mu Uganda so abo bantu bankorera music cyane kongeraho na Rema mu Nigeria okay mu muziki wo mu Rwanda havuyemo abaraperi umuhanzi wumva ugukorera umuti ninde mbese ukavuga uti kabisa like ngo uri kubinkorera Kivumbi King niwe wemera fresh kurusha abandi kweri buriya mugani Dizdora ntawe uzi burya Dizdora ndamuzi yambara balance cyane yambara pocket uramwemera ariko nawe ndamwemera but ntabwo yagera ku rwego rwa King Kivumbi okay so intego yawe sasa mu muziki ni ihe tubwire how it feels like intego yanjye in music industry I think is to be famous ibyo bintu bituzana ubundi muri music kugira ibiceri kugafatisha no kugira ute no kugira fame all like that ese ntabwo bujye ugira iyo wumvishe niba ujye ukurikirana ibiganiro rimwe na rimwe by'abastari nyine bangaba bagafashe bakakubwira ibintu bagiye banyuramo struggle n'ibiki ntabwo wumva ufite ubwoba ukavuga uti umenya nanjye bizangeraho simbashe kugera ku ntego yanjye nkuko mbyifuza of course ibyo bigomba kubaho tu niyo watinya ukareka n'ubundi buzima busanzwe tubikubaho uba ugomba guhasoringa paka ubigeze urikomeza tu ukabinyuramo urikomeza sasa hari noneho sasa industry y'abakomedian gereranya abo bana gereranya abakomedian n'abamizisiyani comedy gatoya wita inambariza nshuti ngo uri kumva umeze ute ku bijyanye na comedy comedy ni ikintu nkunda cyane comedy but I don't have that talent maybe nshobora kuba nyifite ariko ntabwo nari namenya ko nyifite cause I have never practiced it ntabwo nari nabigeragezaho ubabona ute kubabona uko mbabona comedy ni ikintu cyiza cyane ikintu gituma waba famous uhora wishimye byihuse ariko si wabijyamo mu by'ukuri wabijyamo yes I can ushobora kuba wabijyamo kuzi ndanabikunda noneho mbonye ko mbishoboye wabikora too much interesting mpera nshuti kandi mikoro muvugisheho muvandimwe wacu mu comedian nshuti wambwiye ko ufite talent yo gukina umupira ariko buri uri no mu comedian sinzi niba ubizi cyangwa se utarabizi cyane sinamenya ariko uracyagerageza ariko urabizi ko ufite talent yo gukina comedy urabizi ninjye wa mbere wabikubwira wowe ntabwo wari wabyibwira ntabirenze ariko nabirenze none nshuti industry ya comedy uyibona ute hari abana benshi batinya comedy ngo itera isoni ngo isuzuguza umuntu ntiwabona kurya ibyana ukina comedy wowe byumva gute comedy uri kwikina utari watangira gufatisha neza nari ibintu uri ghosting time ariko bamaze gufatisha neza nibwo batangira kumenya agaciro kayo ariko nyine comedy ntabwo yakubuza kwitambukira ngo ugire ibintu ukora unyure he na hehe yes ubu wasetse umuntu ko yaragaseka cyane uvugisha ukuri namusetsa ariko
is not this time. Ninde wakwatractinze agatuma wumva comedy wayikora nawe ugasetsa umuntu? Umuhungu we bita Mucunyi. Mucunyi nk'umunyarwanda. Mucunyi ni agace umuziho? Rubebi wambonye se uzi ikintu kibabaza? Uzi ikintu kibabaza? Okay. Inshuti, ni nk'igihe message waha abana cyangwa se abantu bumva bakora komedi? Inshuti zawe, yaba inshuti zawe, yaba bagenzi bawe, uwo ari we wese wumva ashaka ko yakora komedi ariko akaba ari mu myaka nk'iyacu. mbona yayikora kandi akagira fame. Umuhungu bita Cyuzuzo. Cyane cyane bakunze kumwita Mr. Cyuzuzo ku YouTube. Afite talent yo kuririmba ariko niya comedy yashobora. Gira ikintu ubwira abantu nabo bifuza kuba baba comedian. Ni courage. Courage. Bashyiremo imbaraga mbese ubwo muri make. Okay, aho ni sawa cyane. Rero mwembi uko muri babiri introducing yourselves ku bafana, munababwira following Amateka TV n'umukiranye mu kiganiro cyacu, unless mushaka kubamo ubuzabo, ariko ntabwo nabemerera kugenda gutyo gusa. Nshuti dusetse nta nubwo mfite umudu. Okay, ntari introduce yourself ubundi ugire n'ikintu babwira ku bijyanye na target yawe, uheze na mugenzi wawe nawe introducing, munkundisha abafana dutwite twirangiriza ikiganiro cyacu cy'umunsi. Amasaha ubwo ikintu muto